ko mwongeye guhitamo TV7 mukaba muri mwo kugendana natwe kabisa. Icyumweru cyose cyagenze neza, Imana yabanye natwe, Imana yabanye namwe, yarabarinze mu bikorwa byanyu, yarabarinze mu majyano mu maza, kuko ni kwijambo ryayo rivuga ngo niwitondera amategeko y'Uwiteka ukagendera mu byo agutegeka, ngo azakurinda mu majyano mu maza, azaha umugisha imirimo yawe y'amaboko, uzaba umutwe ntuzaba umurizo, uzaba uwo hejuru ntuzaba uwo hasi. Iyo ni imigisha dusanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28, aho Uwiteka agenda avugana n'abantu bayo ababwira ati nimwumvira mukagendera muri ibi nanjye nzakora ibi. Rero kino cyumweru Imana yarakurinze, nta manuka wagize, Imana yarakurinze, nta bibazo wagize, Imana yarakurinze, wagiye mu birori birakunda, wakoze byinshi bitandukanye, Imana ibana nawe. Ibyo byose ni Uwiteka wabikoze, kandi tugashima yuko kabisa Imana ihora buri gihe ikorana n'abana bayo kugira ngo ibagirire neza. Kino gitondo nk'uko bisanzwe turi kumwe n'umutumirwa wacu, turi kumwe n'umuntu umukozi w'Imana twahamagaye hano kugira ngo aze adufashe gusesengura cyangwa se kuduha amahishurirwa y'ijambo ry'Imana. Uno munsi nk'abo abamaze iminsi babibona uburyo twagiye tubicisha ku mbuga nkoranyambaga tubabwira ku bya gahunda y'uno munsi, turi mu ngoma za mbere igice cya 4 umurongo wa 10 ku isengesho rya Yabesi. Yabesi atakambira, aho ni ingoma za mbere igice cya 4 umurongo wa 10. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Noneho wumva ngo nuko Uwiteka imuha ibyo yasabye. Ese kubera iki hari ibyo tujya tuyisaba bigatinda? Ese tuba twasabye nabi? Bigenda bite? Bikorwa bite? Nibyo tugiye kuganira hano n'umukozi w'Imana Bishop Ruzindana Prince. Reka tumwakire akomeze anatwibwira amazina amaze kuyavuga, ariko tubwire aturutse hehe muri itorero. Karibu cyane Bishop. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Tuguhaye ikaze muri studio ya TV7. Imana himbazwe. Ngira ngo ni n'ubwa mbere uje. Mbere nkageze ahangaha. Ariko Imana ishimwe, si ubwa mbere ngiye kubwiriza cyangwa se kuvugira Yesu. Ndashima Imana rero muri iki gitondo cyiza yaremye ngo tukishimiremo. Imana ishimwe kubwa buri umwe wese udukurikiranye. Amen, amen. Nitwa Prophet Ruzindana, nyoboye itorero Jesus Christ is coming. Ikindi navuga nuko Yesu ari umwami. Amen, amen. Kandi tumutegereje, kandi araje vuba. Nibyo naheraho mbabwira ngo Yesu araje, tumwitegure ndetse dukomeze duhozeho. Amen, amen. Yes. Twabatumiye, ntabwo navuga yuko ari ibintu biza gutuma cyangwa se mujya ku ruhande cyangwa bibavuna. Ijambo ry'Imana ni wo murimo, nibyo mwahamagariwe. Yabesi yarasenze. Yego. Umutwe ni isengesho rya Yabesi, nkuko mubizi twari twabaje kubiganira. Tugiye kuganiriza abantu b'Imana, ba Kristo cyangwa se abantu muri rusange, ijambo isengesho rya Yabesi. Yabesi yarasenze. Yes. Kuri uyu murongo ikintu cyantunguye ngo Imana imuha ibyo yasabye byose. Mu gicyongereza bavuga ngo he granted him. Yes. Yamuhaye all things, byose ibyo yasabye. Nyirihe banga riri muri risengesho rya Yabesi? Icyambere Yabesi icyo yakoresheje cyane ririmo nibanga no kwisobanukirwa, akabanza akimenya. Niryo jambo rikomeye cyane ribanziriza ibintu byose. Kwisobanukirwa, akimenya, akamenya ngo ese nge Yabesi navuye nkomoka he, mva he. Iyo umaze kwimenya aho uva, bikorohera kumenya aho ujya. Wow. Ni ukuvuga ngo icyo cyane muri we yaravuze ati nge Yabesi, mama yambyaranye agahinda, mama yambyaranye umubabaro, bituma banyita Yabesi. None nge nkeneye kugira ngo Imana, urumva yari ahantu hafunganye, yari ahantu
yumva atishimira yari ahantu yumva umutima we hari uburyo bimezemo arisobanukirwa. Iryo ni ryo jambo ryawe, kwimenya, ukamenya aho ukomoka, ukamenya aho uva. Wamara kubimenya ugasenga isengesho rigari, ni ukuvuga ngo ntuwishyirireho umupaka. hari uburyo ushyiramo umupaka ukabona ko usenga usaba Imana ikintu ariko ukumva ko ntiri bugikore, ntabwo ikwitayeho, ukumva ko yakora kimwe ariko ikindi ntiyagikora. Ariko Yabesi uyu ntabwo yigeze aha Imana ahantu tuvuga imipaka. Oya, we muri we yaguye ibitekerezo, araguka, arangije kwaguka muri we yumva yuko ya Mana yiwe ari ngari. Yabesi ntabwo yitaye ku kibazo cyafite, ahubwo yitaye ku bugari. Haleluya, ubugari bw'Imana ye. Imana yawe ikwagure. Amina. Muri kino gitondo. Haleluya. Kuko Yabesi ntiyitaye ku kibazo yari afite. Yari abizi neza yuko afite ikibazo. Yari abizi neza ko akomoka ahantu hagoye. Yari abizi neza yuko akomoka ahantu haruhije. Ariko ibyo ntabwo yabyitayeho. Ahubwo yabonye imbaraga z'Imana. Haleluya. Yabonye imbaraga z'Imana nizo yitayeho cyane kurenza ko we yitaye. Yizeye Imana kuruta ikibazo arimo. Yizeye Imana cyane, arayegera, arayifata, aravuga ati njye nintakambira Imana ikiganza cyayo kikaba kuri jye, ikanyagura iri buze kunyagurira imbago zose, itari imwe, atari imbago imwe, zose. Ibyo mama na papa batakoze, ibyo batanagezeho, ibyo mukuru wanjye cyangwa masenyi byose batagezeho, batanabonye, njyewe ndabibona. Ni ukuvuga ngo bari bizeye Imana, baravuga ati twe cyangwa se jyewe Yabesi ninjya gusenga gutya byanga byakunda Imana iri buze kungirira neza, atari kimwe gusa, irangiza akababaro, irangiza agahinda, iranangiza akarandi ya mama. Amen. Haleluya. Yes. Ni ukuvuga ngo yamenye uwo ari we, yaranje arisobanukirwa, amenya ahari, amenya aho apfupfunuka, amenya aho azingiye. Avuga ati jyewe Yabesi, ni nko wavuga uti jyewe kwa ya Celestine mvuka, ukavuga ati jye Ruzindana nakuriya nagenje ni navukiye aha, nizaya, sinanigeze kwanza kwiga. Noneho nayo nize hari aho garukira ukimenya. Nidonyiza mwiduka, nidonyiza mwiduka iwacu sinigeze nyibona. Ukaba uyumva muri histoire gusa, nta mata n'amashunushu ntituyazi, n'inkoko wapimye ku munani gusa. Hari ibintu bimwe na bimwe wumva ko utazi, utanashoboye, noneho ukabanza ukisobanukirwa, ukamenya neza aho wowe ubwawe uzingiye. Noneho wamara kwimenya neza, kwisobanukirwa, bituma umenya n'icyo urwana nacyo. Kuko iyo umaze kwisobanukirwa neza, uhita umenya ukuvuga ati noneho njye ndarwana n'iki, ese icyo ndwana cyangwa se ikindwanya ni igiki. Kuko ntiwamenya ikikurwanya nawe ubwawe utaranamenya neza ngo ese ubundi ho mva he, mva hehe. Ni nayo mpamvu Imana nayo yigiye kugira ngo hari uburyo yabigize mu muryango. Iyo unagiye gusenga ubanza ukuvuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, bivuga ngo ni Imana y'umuryango. Urukumva ko bimeze, nawe ugomba no kumenya rero uko ukamenya Imana yawe, ukamenya Imana yawe ni iyihe mu muryango wawe. Byagenze gute? Ushobora kuba ukomoka mu muryango batahamagaye iyo ugiye guhamagara. Noneho birabusanye, urukumva ko iwanyu hari ibyo bahamagaye, wowe nibwo ukimenya ko hari Imana. Banza umenya aho uva, kuko iyo umaze kumenya aho uva bituma waguka mu iyerekwa ryawe. N'icyo ugiye gusaba ntusaba gitoya, ahubwo usaba kinini, kuko ya Mana yawe aba ari ngari muri wowe. Ubu umaze kumenya uwo usaba uko angana, gusobanukirwa, bivuze ngo ntabwo wajya kwa perezida ngo usabe igare.
ntabwo wajya kwa perezida gusaba ibaze kabisa ugeze kwa perezida ajya kwa perezida wa repubulika intore zirusha intambwe umugezi imbere arakubwiye ngo ngufashe iki Profete Ruzindana utumaye n'igare nta kibazo noneho n'igare n'ubu uri kuriteganya usanga buriya ngo uzarebe icyo ndebera Yabesi yamenye imana ye umukozi w'Imana reka tubihuze gato na Ezekiyeli 16 umurongo wa 3 abongo uvuga uti uko ni kumwe mu Uwiteka abwira abi Yerusalemu inkomoko yawe nakavukire yawe uri mu gihugu cy'Ikanani so yari umwamori nawe nyoko yari umuhetikazi kavukire yawe umunsi wavutseho umukungu wawe ntibawushariye kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere ntabwo waruhije usigwa n'akamuri habe no gushyirwa habe kugushyira no mu twahe tw'impinja ntawakurebanye imbabazi ntawe kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe ahubwo watawe ku gasozi aha niho rero Yabesi yimenyeye aho niho yisobanukiwe ku munsi wavutseho kuko wagawaga 6 ikubeho mu izina rya Yesu umurongo tugiye gusoma nuko nkugezeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti baho nubwo uri mu ivata ryawe ubeho baho nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho Imana ubundi Imana iyo yisubiyemo Profete yisubiyemo ikintu kiba kireseri kwirahira iyo ubwa hari ibintu Imana ikora ni ukuvuga ngo iyo Imana yirahiye ubwa ikitangaho umugabo icyo kintu kiba gikaze kuko niyo yonyine yitangaho umugabo kuko yiyiziho ukuri iyo yigarutseho ikavuga ngo ni njye Uwiteka biba bivuze yuko kuko yiyiziho ukuri ntiyatangaho umugabo umwana w'umuntu kuko iramuzi neza izi ko aremye imutanzeho umugabo ejo yahinduka ariko noneho yitangaho umugabo ikavuga ati guhera uyu munsi muhinduriye amateka iyo bivuze rero ibi bihinduye completely kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ikora kimwe ikindi kihore wenda tukiri kuri iryo jambo urumva ko hari aho yigaraguraga yaratawe arangwa aragawa arasuzugurwa noneho akurikirwaho no kwa n'ibitutsi byinshi no kuvuga ngo uwo muntu hari umuntu umeze gutya ntacyo uzimarira ntacyo uzaba kabara baramubwiye ngo wowe mu buzima bwawe ntacyo ushoboye yewe ngo nayimbwa ntiwayikamira kandi nta nubwo abaho kubera iki ko hari ibyo bamubwiye ariko muri we akabanza akabyakira akumva ko ari uko bimeze akumva yuko nasenga nyine ari uko nyine nta kindi azuzura indimi bandi azuzura umwuka wera avuge mu ndimi akumva naho bigarutse akumva ati buriya Imana nyuma yaho izatujyana mu ijuru oya hari ahandi hari ijambo Yesu yabwiye Petero aramubwira ubwo Petero ari kumubaza ngo ariko si ubundi twebweho twasize ibyacu tukagukurikira kabisa ibi bintu bimeze bite kutatubwira neza dusobanurire gahunda iteye imeze gute ubundi Petero kubera yuko yari azi neza yuko hari uburyo ubwami bugiye kugabanwamo ntabwo ibyo bw'ijuru ntabwo yarabiri yavuga tuko biri kose akavuga ati ubwo ngende ministre w'ibi uyu nawe ari muri ibi none akaba biratinze ariko wa mugabo we igihe twagendaniye dusa nk'uduha plan yawe buriya yashakaga kuba ministre w'intebe ariko urukumva ko yari yisobanukiwe yari yigize ati jewe ngomba kugira ministeri ngomba kugera Imana iguhe kwisobanukirwa haleluya ubanza unimenye umenya huva numara kumenya huva biratuma umenya hugiye ahugana kandi ikindi wigira ubwoba kuko ufite Imana nini ngari ikora byose ariko mbere yuko ikora byose irabanza ikagutestinga irebe koko uyu muntu anyizeye nk'Imana ikora byose cyangwa anyizeye nk'Imana ikora kimwe ikabanza ikagucisha ahantu ikanabyemera ariko nyuma yaho yumaze kwemera uvamo ukayangana nk'izahabu
Hallelujah. Hallelujah. Rero icyo nakubwira ni kimwe muri iki gitondo nuko icya mbere gikomeye cyane ni ukumenya aho wari uri, ni ukumenya ngo ese nakomotse hehe, ese navuye hehe, ese umuryango wanjye byagenze bite, ese ubundi yes agakiza ni kimwe ariko ubundi aho uva ni twakiriye agakiza nibyo gakijije ubugingo bwacu, hari ahandi hantu tugiye ariko none wowe uvuye urava he, ese ukomoka he, ese uva hehe. Niyo mpamvu akenshi usanga umuntu atera intambwe yaba agiye kugera ku cyo ageraho ugasanga ibintu bye byose byapfuye byarangiye. Kubera iki? Ko ntabwo yabashije kumenya ikimurwanya n'iki, ntiyabashije kumenya ngo ese inyuma yanjye hari iki kintu kirimo kirangurura, ni iki kirimo kirangurura. Kuko mu by'ukuri hari urimo urifuza kwiga Harvard ariko nyamara iwanyu nta n'umwe wakandagiye primaire, wavukiye bweye iyo hepfo. None se hari ikiri kukurwanya, hari ikirwanya iwanyu. Icyo kintu rero iyo umaze kukivumbura ukakimenya bituma wowe ubwawe uhamagara Imana ya Isiraheli kugira ngo ibashe kugukuriraho za nkuta zose zari imbere yawe, bigatuma uflowinga neza kuko ubasha kumenya neza ikikurwanya cyangwa se ikitambitse mu mugisha wawe ukabona kukirwanya. Hari undi mugabo nawe wasenze nkunda cyane witwa Salomo. Salomo nawe kuko yari amaze kumenya neza aravuga ati jyewe ngiye kuyobora ubwoko bukomeye bundusha amaboko, bundusha ubwenge kandi butagonda ijosi, kandi ndimo ndabona ndi umwana mutoya. Kandi Salomoni nawe harahakomoka, harahava muri baba kandi Salomo nawe kugira ngo bamwemere iwabo byari bigoye cyane. Ubwo se yaragiye gutanga umugisha, yahaye umugisha abana be bose, abamwe abagabira inka abandi abagabira ibindi byose, ariko Salomo we aramwibikira aravuga ati Salomoni ngwino hano nkubwire. Kandi ubwo amuhamagaye nta kintu yamuhaye, bakuru biwe bose bateranye inama baravuga ati ariko ubundi mwamenye yuko Salomo nta kintu bamuhaye. Nibwo guhamagara abakobwa b'i Yerusalemu barabategura baravuga ati twebwe namara kuvayo bamukomere bamuvugirize induru. Icyabaye ni kimwe, Dawidi yamubwiye ijambo rikomeye cyane aravuga ati mwana wanjye nta bindi naguhaye, ngusigiye Imana yanjye, ati ndayiguhaye ndayikuraze, iyo Mana ndayakiriye mu izina ryawe. arangije aravuga ati reka nkubwire. Salomo ntiyumvaga ibyo Dawidi amubwiye, arakusi ibyo bintu uri kumbwira by'Imana, abandi bahaye amafaranga, abandi bahaye ibintu byose biruzuye, none njye urambwira ngo mpaye Imana yawe. Mbwira ikintu yaba yaragukoreye gituma nanjye niyakira muri gihe. Aravuga ati umva mwana wanjye nari umusore none dore ndashaje, ngo sindabona, haleluya, sindabonaho umukiranutsi w'Imana arekwa ngo cyangwa se urubyaro rwe ngo rusaririze. Amaze kubyumva Salomo yuzura imbaraga z'Imana, mu gihe gisohoka gutya asanga baramukomereye. Abakobwa barasara baramukomera, bagenda bavuga ati Salomo ntacyo bamuhaye, nta kintu bamugezeho. Arangije umukene tuvuka kuri mama we umeze gutya azamuka umusozi, azamuka hejuru mu mpinga y'umusozi. Bari bamushubije muri karande ya Dawidi y'umushumba, hahandi bari bamushubije ku nkomoko. Ariko amenya ijambo rikomeye, arababwira ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura. Hari igihe muzamenya uwo ndi we maze kwiyambura ubushwambagara. Bisobanura ngo maze kuva muri cya kinini namenye, maze icyo mundebamo, ubukene mubonamo, karande mubonamo, agahinda mubonamo, umubabaro mubonamo n'ibindi byinshi. Ariko nimara kwiyambura ubushwambagara muzabasha kumenya icyo Imana yavuganye nanjye. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo impamvu uyu mugabo yari amaze kwisobanukirwa kandi bari bamaze kumusobanura n'Imana iyo ariyo. Ngati rwose Imana yabanye nanjye nkiri mutoya, ibana nanjye niri mu ntama, ibana nanjye mu madubu, isukaho amavuta imbere y'abakuru banjye barwanyije na data, none bari bananyibagiwe. Ese wa mwana we urumva iyo Mana imeze? Profete tugende gahoro ngaho. Dawidi baramwibagiwe bamukura mu ntama, baramwibagiwe. Salomo abanza kwibagirana,
babanje mbere ya byose baramwibagiwe nawe. bivuga ngo Yabesi yari ari mu ihishurirwa asengera isengesho avuga ati noneho nanjye nitaza ngo ihindura amateka karaba kabaye ubuzima burahindutse. Imana iguhindurira amateka, Imana ikukoreho mu izina rya Yesu. igisuzuguriro abo badayimoni bagushyizeho kikuveho. Oya na karandi kurwanya yose imenagurike mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima buhinduke, Amen. imibereho ihinduke. Hallelujah. Ndabivuga nk'umuhanuzi w'Imana. Amen. Ibintu byose bihinduke mu izina rya Yesu. Amen. Kubera Amen. iki? Kuko hari ikirwanya ubuzima bwawe gishaka gituma Imana yawe itagaragara. Ariko guhera uyu munsi icyo kintu nikiveho mu izina rya Yesu. Amen. Ariko nawe mbere yuko kiva banza wisobanukirwe. Imenye. Menya aho uva. Umenye uriwe. Menya uburyo wahamagawemo. Ntabwo uri umunyantege nke, uri umunyembaraga. Hallelujah. Urashoboye. I am strong. Ibiguca intege byose reka kubyitaho. Kandi reka mbabwire muri iki gitondo igiti cyeza amapera nicyo bagereza imijugujugu. Igiti kirimo imbuto nicyo umuntu wese kubita imijugujugu akigera akagira ipfa, akigera akifuza ko yacyurira, akigera akifuza ko yakijya munsi kuko gifite icyo gifite. ariko igiti kidafite icyo gifite nicyo Yesu yavumye. Arakivuma aravuga ati yewe wa giti we ntuzigere kuko nta kintu gifite. Mu yandi magambo turwanwa kubera ko dufite imbuto. Hari imbuto zawe zeze, hari ibiturimo kandi zigaragara, zifatika, ziraboneka. Bivuze ngo iyo umuntu akurwanya profete ntabwo abashaka Celestin, ntabwo ari wowe abashaka ikiri muri Celestin. Ikirimo kiraburiya muri Celestin. Wow. Reka tubyite uko ngo wow. Icyo kiri kuburiya muri Celestin nicyo abashaka nawe siwe. Ahubwo ni umwuka ukorera muri we. Ishyari gusa. Yes. Uwo mwuka witwa ishyari, uwo mwuka witwa urwango, uwo mwuka witwa amagambo, uwo mwuka witwa guca intege, kuko uwo ni umwuka uzamukiye mu wundi muntu. None ugashaka kugira ngo ukorane na wa mwuka waho ukomoka. Ugucogoza. Niba ugiye gutangira kuvuga ati nshobora gukora business bigakunda, wa mwuka ukurwanya kuko utisobanukiye ngo urenge, utangira kumva ngo nibikunda nzahomba. Urumva ikije mbere nzahomba. Icya kabiri ntago bizakunda, nindangura bizabura. Urumva nibikuminimiza bikusubiza hasi. Ariko senga nka Yabesi uvuga ati Imana ya Isiraheli nyagurira imbago. Ikiganza cy'Imana ni ikiganza nyamvuga ngo ntago kigaragara ariko gikora ibirenze, gikora ibigaragara. Ntikijya kigaragara ariko gikora ibigaragara. Hallelujah. Nuko icyo kiganza iyo kikugezeho habaho guhindurwa, habaho ibintu byose birahinduka. Imibereho yawe irahinduka, imivugire yawe irahinduka, imigendere yawe irahinduka, ubuzima bwawe burahinduka. Ntihakagire ikigutera ubwoba, hari ikiganza cy'Imana kigomba guhindura ibintu byawe byose. Ariko nawe banza wisobanukirwe. Iryo jambo twaritinzeho ryo kwimenyerwe. Menya uriwe, menya aho uva, menya aho ugeze. Numara kuhamenya nanone ugira ijambo rya kabiri ryitwa kwizera iyo Mana uri kubwira. Hallelujah. Uyizere wumva ko ushoboye byose. Wayibwira byose birashoboka. Kuri iyo byose birashoboka, nta kintu kidashoboka. Agahinda kawe ntigasimbura ijambo rivuga ko byose bishoboka. Umubabaro wawe ntusimbure yuko byose bishoboka. Menya yuko ubabaye ni hari Bibiliya ivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ibintu byose birahinduka, ibintu byose birashoboka. Ariko gira ukwizera wabanje no kwisobanukirwa aho uva kugira ngo umenye naho ujya. Mukozi w'Imana mise nibuka kera hafi muri za 2000 na kangahe tukiri udusore dutoya twigeze kujya mu Mutara mu ivugabutumwa. Noneho hari umusore sinzamwibagirwa, ubu ngubu urumva nawe yarakuze yarashatse, aza kurambagiza umukobwa. Hari umukobwa icyo gihe babanaga muri korari abanyamutara, icyo gihe bose bari babana mu gace. Umukobwa aza kumukwena hagati yacu. Umukobwa yaravuye i Kigali, umva yamaze iminsi ari i Kigali, umuhungu yarasigaye hariya.
hamwe atari ko cya kintu nakubwiye kutanshubije umva nta na ka telefone gahari nta kintu kurinda gutuma ibarwa umukobwa atari ko mwagiye mwimenya yabaje kuzana ka kandi banange ati ubu ngubu kabisa yewe nze sinibona ndi mukarunaka umutipe aramwitegereza ati nako ngakuvuze igiye kukitaho ariko kumva imbaraga z'Imana mu bantu banyije kwizera uriya mugabo arimo ubu ni umuntu ukomeye cyane amen ni umuntu ukomeye cyane tujya duhura akantu njya nibuka nako ngako yigeze kubwira ati seretse aturi umugome ubundi wibuka utuntu nk'utwo gute nabwiye ntirega n'uwabikubwiye ari aho ngaho aracyatambitse ibirenge gusa nakunturiyemo irakita ntabwo ukibagirwa iragakora irakita bivuga ngo Imana yita ku kintu cyose uciyemo detaye buri kimwe cyose ubuzima bwawe bwose iratuzi ndetse izi n'amazina yacu izi aho tuva izi nkomoko iyo ari yo yose rero hari umuntu ujya gusaba ugasanga araje arayibwiye ngo Mana ngo nawe urabizi ibikize ngo urabizi ngo urumva ngo donke ngo nawe urabizi uri Imana nkuru urashoboye so urabizi nose ubwo nakubwira ibyo uzi uri Imana irondora imitima ubwo nyine urabizi akaba aragiye umuswahili aherutse kusetsa w'umunyarwenya ni umusore w'umunyakenya w'umukozi w'Imana abatsiretse watu wanaomba vibaya ati abantu basaba nabi ati rero n'aya magambo y'impine uzarebe umuntu asigaye ajya kwandikira bonjour akavuga BGR bijya binamvuna morning yabaye MD hari ikinyejana noneho aravuga ati kuna mtu anaenda mbele ya Mungu mbele za Mungu akitaka kuomba labda gari kubera kuyahina Mungu unaona ukinipa gari atoke buri arashaka girlfriend igatero girlfriend kubera sina yabiye wahirinye ni wamenye details icyo ushaka niba byaje by'igiswahili cyo buri Kenya ujya kuvuka umuntu ngutadu unadu nini kandi unaje utadu nini urakora igudene unadu nini Imana yibwire uyibwire icyo ukeneye urababaraye hari kuyibwiza ukuri sasa uyibwira ukuri ukabwira ibintu byose mu mazina yabyo ukabwira ati iki ngiki nkeneye iki n'iki kuko hari abantu bafata Imana nk'umusaza uraho wibagirwa uraho umusaza wibagirwa ufite imvi nyinshi ibisatsi bijya ziriya uba muri yoga nk'abayapani mbese urabona nka kwa kunda abantu bya bindi by'ibishusho bya Buddha kiba kimeze gutya oya bakayifata uko none yajya muri we ukumva muri we ntabwo yifashe nk'umubyeyi ahubwo akayifata akaza kwinjira afite ubwoba yibombaritse ahubwo kandi ari kuyishuka hari abantu baryarya abantu bakageraho bakanaryarya n'Imana urumva ikibazo ni ukuvuga ngo bayigereho ukabona hari ubundi buryo yabaye marayika arashaka kugenda ameze gutya avuga gahoro Mana urabyumva naho nyine ngo simutotesha amagambo nyine naza kuvugamo irakuze umva reka uburyarya barakuze irakuze neza nimba agahinda genda urira ati ibintu biracitse ibintu birakaze dore bimeze gutya yitakambira uyibwiza ukuri ntajya guca ku ruhande ubanza kugitereta hari n'abandi bayereka inzira ariko Mana we ubu uciye neza profete rozima turabona ukuntu umuciyeho byacamo akanampanurira ati byacamo ati kandi ndakwinginze noneho nguwe byarakaze ukumva umuntu ngo none se ngubwo umbwire mbwira ikivuze none se kubyinzu byivuze gute umva kandi none se akubwira ikivuze ibyo yakuvuzeho bwa mbere byarasohoka ibya mbere
byameze bite ubundi we ambassadors Yes. yemeretse gusengesha ubundi abantu kenshi bazi ko ntajye mbindyarya meretse kubwira Imana rero hari situation ugomba guhindura narayibwiye kabisa nabwiye ubundi ufite ijuru ni igihugu jewe ndi intumwa ndi ambassadeur ubundi ambassadeur inzu abamo bayita residence ubundi nimba ndi ambassadeur w'igihugu cyo kwa papa nyakubahwa president mana noneho twumvikane niko navuze kumvikane ubundi bimeze bite ambasaderi agomba gukoresha tap and go oya ambasaderi agomba kugira imodoka ambasaderi agomba kugira abaprotocol ambasaderi agomba kugira hari ibintu agomba kugira secretary hari ibyagenewe Paulo yandika neza aravuga ngo ese hari uhamagarirwa igisirikare akizanira bibaho se ubuse hari abantu bajya mu gisirikare mu Rwanda nejo bundi batumyeho nimba ushaka no kuba umusirikare mbivugiyemo batumyeho baranditse abashaka kuba basirikare none se uzijyanira imbunda uzaho bazigurira ho iyi ni fobuse urashaka kubwira Imana aho ica ngo ihangano cangaha ngo kandi Imana ngo ubikoze gutya ngo rwose byaba biciyemo ngo vraiment icyo gihe uri kushaka kwicira inzira urashaka kugira ngo uyereka akantu gato kera nigeze kujya gusengera ibyumba noneho nari ahantu epfo ahantu ndimo ndiherera ruguru yanjye gato hari y'umumama hari ibyo nangiye gusengera by'amafaranga menshi nanone ndimo ndasenga ngiye kumva n'umumama ahereye kuri miliyoni 100 Mana ndagusaba miliyoni 100 Mana ndakwinginze uwo mumama yarafite ukwizera ariko gutya ndagusaba miliyoni ageze hagati bari kumpereye kure wenyine arongera aragaruka hasi ati 50 ntabwo zasubira inyuma umva ayo nayisabyira yazi n'ubwo wayicisha aravuga ati aramanuka umva neza ageze kuri 20 ngo yaracyari beshi arongera arabaruka ageze kuri 2 yavuye ku 100 agera kuri 2 ubwo yaragiye aravuga ngo Mana ngo n'ubundi ndatashye ngo nyihere 2 by'amata urumva ahantu hahereye ntabwo yigeze yivuga ko nyakatsi twaziciye mu gihugu cy'u Rwanda nta nyakatsi bibiri icyambere numva muri we turimo turagonganira mu kirere isi bibiri asabye ndazamuka ndabikuraho ndabimora rero ngaho tabuye nanjye ngira icyo nyibwirira icyama ugahindura imitekerereze yawe cyama ugahindura imisabire yawe icyama ugahindura imivugire yawe wajya imbere y'Imana ntuyifate nkaho hari ikindi kintu kiraho no Imana ni umubyeyi Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo itangiriro ririmo 28 ndavuga ngo turebe umuntu ase natwe amere kimwe natwe bivuga ngo uri ishusho y'Imana umeze kimwe n'Imana Celestine nsa nayo uteye nkayo mbese Imana henze gato niko Bibiliya ivuga habuze gato itugire neza nk'Imana ako gato ni umubiri uyu mubiri nyine usanga umuntu yacitse intege usigaye tujya gushyira muri mukorogo dukunde tugaragare ibyo ngibyo mbimenye vuba mukorogo irimo bwira bica bigacika hano hanze ari n'umuntu uherutse kuzana n'urwenya aravuga ngo muri iyi minsi ngo Imana isigaye ifite urujijo ngo ishaka Charlotte ikabona Jeanne yabaye umuzungu hari yuriya yitwaga Charlotte none yabaye Jeanne gusa ugasanga nkatwe rero tukirambagize tuba dufite ibibazo profete buriya byarakomeye ukamenya n'umukobwa ku wa mbere ku wa gatanu ukabona ngo kugende isobanukirwe umenye isengesho ry'umukozi w'Imana arimo kutubwira menye isengesho ugomba gusenga isobanukirwe nka Yabesi muri kino gitondo ujye no gusenga mu itorero ryawe tunababwira yuko ni ku cyumweru mugomba kujya mu matorero yanyu gusenga muri kino gitondo ujye witegura kujya gusenga menya ngo ese urashaka iki imbere y'Imana umva yewe nimba ntarize ntabwo ngomba gushaka utarize kameme uzi impamvu umukozi w'Imana none se abana bazakoreshwa etide nabi
ibintu ugomba gusobanura menye uko usa none se muzane hanyuma abana Imana igire gutya inkubita igiceri bajye Green Hills mite shaka n'umunyeshuri n'umwarimu izo depasera ibyo ni birebire wazana mama yake wisobanukiwe akiga uzi how are you good morning akabakoresha etide hanyuma yandi yakishiye mwarimu tukayasevinga cyangwa akajya gufasha abandi nako ndakavuze yewe yavuze ijambo rikomeye cyane ibice 42 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose bivuga ngo imigambi y'Imana nta wabasha kuyirogoya nta wabasha kuyikoma mu nkokora iyo wamaze kwisobanukirwa ukamenya n'uburyo wasabye mu Imana ukizera ya Mana yawe nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana ntibivuga ko utazahura n'intambara ntibivuga yuko utazahura n'imijugujugu kubera yuko uri igiti cyeze byanga bikunda uzahura nayo bazagukubita bazakuvuga bazavuga ukuri bazavuga ukutari bazagumanura ariko ikiza umugambi w'Imana uzasohora byanga byakunda uza kugeraho kubera yuko Imana umuririmbyi yarimo ngo tunya mu misozi tugaca no mu matara nyura mu misozi nyura mu matara aho hose niko harusha umutima ndasaba Uwiteka kugira ngo afashe uru rugendo ruraguye kugira ngo afashe hari n'undi nawe wumva ko nkuko Yabesi yararimo arasenga tukiri kuri iyo tayito yacu uyu mugabo ahamariye gusenga ngo Uwiteka aramwumva amuha ibyo asaba byose harimo ijambo gusaba harimo ijambo kumenya neza ko Imana ishoboye byose musabe muzahabwa mukomange 7 muzakingurirwa ariko harimo gukomanga hari abantu rero basaba yemwe abana hari n'usaba yarangiza akirebera hirya agaceceka buriya profeta agiye kungenera buriya ko biri kose azama nawe arandeba arabona ko ari urukweto akabona ko ari na costume arabibona kandi ubwo utabimuha aho yahubwo agahita avuga ati ariko Imana irobanura ku butoni gute ishobora guhereza uyu naka uyu nguyu ariko ni gute oya ariko hari uburyo wagiyemo ushobora kuba wagiye uraceceka hari undi nawe waje ahita avuga ati ariko rero ibintu by'abantu ujya guturira ikimasa agiye kubangurira aravuga ati ariko rero uwa mbere aragiye aricaye kariya kantu kajya kamfasha cyane aricaye aracecetse baramuzimanira baramwakira ariko undi ahageze aravuga ati ibyo kunzimana mwe muberetse nanjye amazimano nyasize ahubwo mubanze munyemerere icyo nje kubasaba imfizi nje kubasaba batiri hari atari kwirahari nta kibazo ati wowe bawicaye tukuzimana naho imfizi irahari urayijyana ubundi nawe atariko nyamara ni ibyo ngibyo nasabaga nibyo bahukuriyeho bavuga ngo icyo umutima ukunze amataguranwa kandi ndavuze icyo nakubwira mukozi w'Imana ikintu ugomba kubaho clear ni ukubwiza Imana ukuri abantu twabaye indyarya mu bintu byose noneho dusigaye tunarimo dusigaye noneho kujya kubwira Imana ukabanza ugashaka ikinyarwanda cyuzuye ukabigerekeranya hari umuhanga dukorana witwa Gasasira arakizi azinsigamigani akazimiza yajya kuyibwira akayibwira mu isigamigani babandi bavuga ngo barasiga bagasigara basiganuza ugasigara utekereza ariko buriya yashatse kubwira Imana witagishaka kwibwira ngo washatse kuvuga vuga ko ushaka umugore uvuge ko ushaka umugabo uvuge ko ushaka kuva cya hafi ukajya guturanya Rutarama erega nta bisanzwe uri ambasaderi sinabiberega kubyifuza kuko ni ibyawe pase uziko jewe na vira erega uzayibamo Yesu ubibona mfite n'igishushanyo mbonera cyane karabaye gifite na piscine ubundi ubanza none se wowe ushobora kuba urifuza ikintu ubundi ikintu wabonye ikintu
wigeze kubonesha amaso ni nacyo wifuza. Ikintu utigeze ubonesha amaso biragoye kugira ngo ukifuze. Ni ukuvuga ngo rero byanga byakunda gerageza ubirebe utembere unabibone ubirebe va handi za Nyamagabe ubanza ugera i Kigali urebe. Nyasetsa hano kera tukiri abasore kagera gutya nigeze kujya hano Kibagabaga tujyana n'umusore w'inshuti yanjye ndavuga atari ku bundi dushaka kugira ngo dukore kwizera turagiye tujya kuri vira vira barimo barubaka ariko bayigeze neza bari muri finisage. Ubwo ndagiye tugezeyo tuhagarara hakurya nawe ahagarara hakuno. Ubwo nyir'inzu yari hirya ari muri vewite. Ubundi turatangira kwizera rya Yesu turabagara turayifata. Icyabaye nyir'inzu abona abasore kubona ko kandi wabona bayijyanye mukanya gatoya wa mugabo ava muri vewite aza twirukaho ngo yanzu yanjye barayijyanye ngo barayijyanye turirukanse batoya iracyari aho ataya barayifite murayijyanye tugeze hepfo gato baraduhagarika ati byagenze bite ati uzi icyabaye ati inzu barayitwaye barayijyanye. Abagabo baratubaza ngo nese inzu batwaye iri hehe ngo barayifite kuko bakomeje bayikurura barayifite nyuma turabatukada ati ziyo yasigaye ngo isigara mwahereka mukurura ubwo rero murayifite. Abagabo baratukiza ariko wa mugabo we nta nzu bafite abantu baba nari inzu bafite ati nyara barayifite. Umuperezida wigeze kuyobora i Burundi bigeze kumubwira abarundi kubera ishyari abantu bagira ishyari. Hari umugani njye mbwira abantu ngo ntukabiteho abantu cyane kuko niyo ugendera ku mazi hejuru y'amazi bavuga ko urimo gutumura umukungugu. Iryo ni ihame ryanjye niko nimereye. Noneho baramubwira ati ariko abanyarwanda urazi ko abaperezida bariko barubaka cyane amazu ni menshi barimo kuzamura amazu. Arabihora rero umuntu uvuga make arabihora ngo murandabira ko bashira kwa mapine bareke bubake ntabwo babonye ko abanyarwanda barimo gutaka igihugu gutuma igihugu cy'uburundi gisa neza. Babonye ko barimo kwangiza perezida rero kubera iyerekwa agira iyerekwa dushima Imana yaduhaye perezida ufite iyerekwa. Amina. Your Excellency bless you afite iyerekwa rikomeye cyane. Perezida Bagaza icyo gihe yarafite iyerekwa ati mu ndabire ko bashira ko amapine amapine nicyo cyari ikibazo bari gushobora kuzisura ku munsi ko tukabara zasizira Kigali. Yes. Icyo nakubwira ni kimwe sinzi ikikwirukansa sinzi ikiguteye ubwoba ariko senga Imana wagugura ibitekerezo byawe wongere usabe ibintu binini wongere usabe ibintu bifatika nubwo byatinda. Ariko njya mbwira abantu ngo gutinda kw'ibintu ntibivuga ko bitari kuza. Nimba wowe utumije ibintu Mombasa ukaba watumyeho ivuwatiri undi akaba yatumyeho ikamyo ntabwo biri buze kuzira rimwe. Uw'ivuwatiri akora amaturu menshi agera hano i Kigali akazana agapaki kamwe ariko uw'ikamyo amara amezi 3 toni 60 ari kuza gake gashoboka ariko umunsi yapakuruye byanga byakunda Kigali menya yuko yapakuruye ntiziriruka kimwe nta nubwo zigenda kimwe zigenda gahoro. Niyo ushaka kubwira umuntu muri iki gitondo ushobora kuba warasabye ibintu bikomeye ari samuterera zirimo ziraza witinya rero kuko ngo byatinze none se byaza vuba gute kandi ipakiye toni. Akazu k'icyumba kimwe ntabwo karemera nka vira kabisa ntabwo bishoboka. Akazu k'icyumba kimwe urimo urasaba vira warangiza ukayisaba mu cyumweru tubishyire none mu mibare yo kubaka ni misinga ntabwo bishoboka. Icyo uri gusaba rero bitewe n'ubugari bwacu bitewe nuko cyari kinini bitewe n'uburyo kifashwemo byanga byakunda babara ngo yaratinze ahubwo ni kinini kirimo kirasaba kugenda gake kugira ngo kizabe cyiza cyane.
hari ijambo mwakoresheje mu kanya ryiza muri finisage. Aha. Imana irimo gufinisa ibyawe. Imana irimo kubyitaho. Amen. Ntabwo yabyibagiwe. Irimo kubyitaho, irimo kubifinisa. Ntijya nibagirwa. Hase inzu ya rukarakara ntabwo yakubakwa kimwe n'inzu y'amatafari. Ntibishoboka. Erega Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigishe iby'ijuru. Ntabwo ushobora nawe ubwawe ugiye kubaka. Nushaka ube wubatse y'ibyondo. Hari igihe kigufata. Hari iminsi bigufata. N'Imana rero yiyisabye biterwa n'icyo wayisabye. Icyiza cyayo ntabwo ikwihorera. Niyo mpamvu yadushizeho nk'abahanuzi. Yuje iraguhumuriza ikakubwira ngo humura tegereza ndahari rwose. Hari ibyo ndimo ndakosora, hari ibyo ndimo ndakoramo. Reka nkubwire, usabye miliyari y'idolari ariko yakureba igasanga niyaguha ntizongera kukubona, ntizongera kukureba. Niguhe miliyoni se byonyine wenda datuvaze miliyoni kugira ngo izakubone biragoye. Iravuga ati rero uyu mugabo icyambere hari nawe ushyira muri test ikabukubita miliyoni 10 cyangwa se miliyoni 5 cyangwa n'imwe muri iyo minsi agahita ibura burundu. Wamutelefona ngo reko se kutagisenga nawe urabiza akazi kabaye kenshi ese kutagisenga umwana ese ngurumva ngo umugabo kandi ntiwibagirwe ko wamukuye kanyarira warazamutse kutakiboneka ngurumva ngo shango nukuri tugira akazi manteguriro uzi ku kazi biragoye biraruhije kazi ngumva ngomba kuva ku kazi nkajya kwita ku mugabo nkajya kwita ku mwana muri weekend maragiye muri saro gukoresha inzara arigeza ari zigiye gukura. Kandi reka nkubwire muze tujye gusenga Uwiteka, hamagara Imana birashoboka. Ndanabatumiye mu kanya 3:00 muri Serena Hotel. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Bishop Innocent Rugagi. Kabisa, you are welcome. Hamagara Imana uyibwire ukuri. Uyibwire ahantu babara, uyibwire nkuko umuganga umusanga akakubwira atari ko urukumva babara. Ibintu ukora ni igitangaza. Ntabwo ugerayo ngo umubwire ngo nawe ngo wirebe. Dr. Erekwa. Ngo noneho wowe uze kureba icyo rwaye hoya. Uramubwira ati ningohe muri iyi minsi. Ndazikora. Nkumva zirimo ziragenda ziva. Noneho rero ikindi ngwira iryinyo irya ntabwo umva urwaye igifu urashaka bavura umusatsi. Urwaye mu mufuka bivuge urwaye mu mufuka byemere ubyemange. Yego kandi reka nkubwire bitewe n'icyo uzaba cyo, bitewe n'icyo ugiye kuzaba cyo, bitewe n'icyo Imana gutegurira kuba cyo, byanga bikunda uzagerwa amabuye, uzaterwa yandi. N'Imana niguha n'umugisha menya yuko hari abazavuga ko wavuye ikuzimu, hari abandi bazavuga yuko hari uburyo wabigenjemo, hari uburyo hari aho waciye, hari ibyo wakozemo. Ibyo byose bazabivuga ariko ntuzite ku mwana w'umuntu, ahubwo uzite ku mbaraga z'Imana, uzite ku gushobora kw'Imana, uzite kubyikubwira, uzite ku byo ikwereka, ibindi ubyima amatwi. Kuko ugiye kwita ku mwana w'umuntu ukita kubya kubwira ucika intege mbere ukumva ko ibintu byose birangiye. Ariko iki gitondo ndakubwira wowe unyumva cyangwa undeba live, menya neza yuko Imana ishobora byose irabishoboye, byose irabikora, byose ifite inzira zirenze ibihumbi, ifite inzira nyinshi. Ahubwo wowe wiyicira inzira wishaka kuyereka ati noneho ncira hano ca hano. Intambara wazigira ariko ntizizakuvane ku Mana. Kuba wahuye n'intambara nakubwiye ngo biterwa n'icyo uri cyo. Igiti cyeze imbuto nicyo gihe giterwa imijugujugu. Kandi wowe ubwawe mu mutima wawe hari icyo wavuganye n'Imana. Icyo wavuganye n'Imana gihereho, gitindeho, kubera yuko gifite ubugari utabasha kumva, gifite uburemere utabasha kumva, gifite uburemere bundi bw'ibwina. Niyo mpamvu nakubwira ngo kunyeganyezwa cyane ntibivuze yuko Imana itakuzi, ntibivuze yuko Imana itakureba, ntibivuze yuko Imana yibagiwe icyo yavuze. Odia nakubwiye ngo Imana si umusaza ngo yibagirwe. Ntabwo ijya yibagirwa, nijya yibagirwa nuko si Imana idakora niyibagirwa ibyo yavuze, ahubwo ibigendaho
igenda inyuma ngo y'ijambo ryayo kugira ngo irisoze. So ni icyo Imana banza wisobanukirwe, unamenye ibyo ari byo, umenye n'uburyo usengamo, umenye n'uburyo aho uva, umenye aho ugiye, umenye n'ahandi Imana iri kukwerekeza. Kuko Imana iyo igiye kukwerekeza ahandi, hari ahandi hantu ikwerekeza. Kandi ndimo ndabwira abantu muri iyi minsi, ahantu hose n'amavuta yose uri murinjiramo nizo ntambara zaho. Hari umukozi w'Imana wigeze kuvuga ngo buri level, every level has his own devils. Yes. Buri rwego rwose ushaka kugeraho rufite amadayimoni yarwo. Ntabwo umukozi w'Imana none se wa muntu wa cyahafi, wa muntu wa hahandi zabweye Nyabwishongwezi cyangwa se Ryantonde, navayo akagera mu mujyi wa Kigali, ageze Kibagabaga, ageze Nyarutarama, ageze muri ayo mafaranga muri V8, ugira ngo dépense na consommation biri nka Ryantonde. Oya ntibibaho, birahinduka. Kandi urumve ko Ryantonde turyama saa 12. Abaswahili baravuga ngo kuko inakura kadiri na mudomo wayo, inkoko iryikurikije umunwa wayo ukungana. Nuvuga ngo wazamutse, urimo gusaba vira kandi ugashaka gutekereza nka ya nkoko ibona utugori tubiri. Oya noneho ikitangaza, Imana iguhaye kuba miliyarderi cyangwa miliyoneri, wajya kurya ugasanga n'ubundi uracyarya amandazi. Umusore baramubajije batese uramutse ubaye perezida wa Koregi, ati narya amandazi na coca. Ati nibyo yashakaga. Hari kintu barakoze yango zabigeze ute. urasakura afite ariko ragiye aparitse fo amanutse ahantu nawe ukabikura etiyo yaratese bimeze bite atari ahantu ngo hari umuntu ngo ugira gutya ngo amagi kandi ugafite amadolari 1000 mfata agiye kurira nari kuhavuga ufite amadolari 1000 mu mufuka. Ariko kurya nabyo bikaba ikibazo, hari icyo bita kwisobanukirwa. Ibyo bintu byose rero Imana bigenda bigukuramo. Umuntu akakubona muri VIP, wagiye muri restaurant nziza, atari kurya afite ubwibone. Oya none nta bwibone. Wowe ufite utazi kumenya aho ujya, sobanukirwa. Oya menya naho usohokera, menya n'uburyo wambaramo. Ariko se ni gute Imana yakuzamura, wowe urashaka kugira ngo wajya kugura costume ugasanga waguze ngo ya 15000. ngo yakoze hasi muri Nyabugogo arimo ararwana n'abantu ngoya ngo ngarega Imana yaravuze ngo tugire ubwenge, bakajya kubona ukana wije muri V8 mukanya Imana ibindi. Oya sobanukirwa, menye icyo uri cyo, menya kandi usobanukirwa ko etape yose ugezeho niyo nambara ugomba kurwana, ugomba kubimenya. Wa muntu wiheba akavuga atari kose ninjye mpora mu ntambara, ninjye mpora mu bibazo, ninjye mpora muri ni etape ugiye kujyamo. Ahubwo menya ngo ese urarwana n'iki. Pawulo yaravuze ngo ntiturwana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo turarwana n'imyuka n'imbaraga z'ikirere. Menya rero aho Imana iri kukugeza hose niyo ntambara uhura nayo. Ahubwo senga ubwira Imana ngo ikiganza cyawe reka kimbeho, reka unyagurire imbago. Niwe uzi iby'imbere, niwe uzi iby'inyuma, uzaho wumva, uzaho nkomoka, uzi data, uzi mama, uzaho nzi uranzi. None ubwunzi rero gira ukuntu bigenza, ugira ukuntu bihindura, ugira ukuntu bikoraho. Ikiganza cyawe cyakindi kitagaragara gikora ibigaragara, ugahamagara imbaraga zimira izindi mbaraga, zikabasha kumira za mbaraga zakugiriye nabi, zikabasha kumira za mbaraga za zindi zagutangiraga, za zindi zatuma gutagira aho ugera, byamara kurangira ukakomeza imbere yawe. Ni ukuvuga ngo muri iki gitondo nshuti yanjye, reka nkubwire ngo saba neza, usabe nk'uko Yabesi yasabye, usabe ubwire Imana ngo Mana hari aho mva, hari aho nkomoka, hari aho ngeze, hari n'ibiri kumboha, hari n'ibiri kundwanya, byanga byakunda Imana ya Isiraheli izumva gusenga kwawe kandi hari ikizagukorera. Iyo uyibwira menya neza, izere kuri kukumva, kuko biravuga ngo ifite amatwi irumva, ifite amaso irareba, ifite akanwa
iravuga. Niyo mpamvu nakubwira ngo muri iki gitondo izera Imana y'imbaraga, ifite imbaraga zimira izindi mbaraga, zimira ubukene, zimira ibibazo, zimira amadeni, zimira intambara, zimira buri kimwe. Izera Imana y'imbaraga. Nuko Yabesi yizeye Imana y'imbaraga, yizeye Imana ishobora byose, yizeye Imana ko hari aho yamuvana ikamukura mu gahinda, ikamukura mu mubabaro, ikamukura muri ka kababaro ka nyina yose mu mashereka, ikakamukamuramo, yarangiza ikamwagurira imbago. Kandi reka nkubwire, ndambwira abantu ngo Imana irimo irabikora, irikorera mu ibanga, ariko umunsi umwe ibishyira ahagaragara. Yimaze kuko ukayangisha neza, ikemera ugaca muri za ntambara, ikemera ugaca muri bya bibazo, igitondo kimwe urakayangana. Kandi reka nkubwire, abantu babandi ntabwo Imana ikoresha abantu bakuru. Hari umuntu ukunda kuvuga ngo Mana ndagusaba ngo njye Amerika ngo kubera ko ibibazo birandenze, kubera ko ndakadahoya. Imana ikuzamurira muri babandi bakuvuze, bagahindura imvugo, bakaba aribo bagaruka bakavuga ati ariko nyamara uriya muntu n'umukozi w'Imana, antegurira neza imbere y'abanzi banjye, ngo kandi ngo asuka amavuta igikombe kigasesekara imbere y'abanzi banjye. Ntabwo bahunga, urabahungira iki se? Babwire babame hagati, bakuvuga uceceke. Ikindi njya mbwira abantu, impamvu intambara zibanesha nuko bisobanura. Usanga umuntu baramubwira ati hey uramuroza, njyewe na data na mama no kuvuga penda kurahiye nanzeho rwose Imana y'umugabo. Reka umwanya wisobanura, reka kwisobanura. Igihe gikwiye Imana izagusobanura, Imana izakwerekana icyo uri cyo. Iza kuba Yobu yisobanuye, agasobanura ibyo yahuye nabyo, ntabwo yari kwigaragaza Imana nyuma yaho, ariko ntiyisobanuye ngo avuga ngo bimeze gutya bimeze gutyo. Hari naho umugore yamumereye nabi, arangije aravuga ati iyo Mana wayitutse bikanarangira n'ubundi kaguhitana. Arangije aravuga avuma umunsi yavutse ahubwo aho kugira ngo avuma Imana, avuma umunsi navutse. Ati umunsi rwose iryo zuba yo ritapfa rwose. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, wikwita ku baguca intege, wikwita ku bagusubiza inyuma, wikwita ku byagusaza mu bwonko ngo uhunge. Oya, ikindi wikwisobanura mu ntambara ucamo, hagarara ushikame. Niba bakubwira ati ko wavuye ikuzimu, tuza, Imana yawe izagaragara. Niba bakubwira ati wowe nta uri umujura, umusambanyi, uri umwibonero, tuza, Imana yawe izigaragaza. Umunsi umwe zenguruka Yeriko ucecetse. Yeriko yawe iyanjye ntabwo ari yagasasira. Ntabwo bihura n'intambara, niyo muvukana ntabwo zihura, ntibishoboka. Erega n'uburyo mwajemo biratandukanye. None se pastor, hari abo njya mbona bajya muri Amerika bakagaruka bagitambitse ibirenge ngo kwakundi, ahubwo bagasanga yewe basize hano nuza rwemasha, bagasanga ndacyafite fresheri. Ati se serete we warakize. Twarakize nyine, ubundi biba byararangiye. Umva Dawidi ati mba nararabye, nibuka kugira kw'Imana yanjye izangirira neza. Hari n'ikindi cyanditswe ntibukaho kiri kivuga ngo guma mu gihugu uzarya ibyiza. Hano ngo urahunga. Icyo ushaka kubwira abantu ni ijambo rivuga ngo ntiwisobanure, ahubwo usobanurira Imana yawe. Aho kugira ngo ugende ujye kubwira abantu, wikubwira abantu ngo wibwire ngo none hari unushaka kugira ngo yiyemeze abantu. Genda umuhanuzi, njyewe urabona, njyewe rwose mbwira ibintu, njyewe oya, yaguhamagaye uyivuge. Izaguhamiriza imbere y'abantu, izaguhamiriza imbere y'ibibazo, izaguhamiriza imbere y'ibikwirukansa, izaguhamiriza imbere y'ibikureba nabi. Icyo nakubwira wowe, hamiriza iyo Mana gusa. Ikindi aguka mu byo usaba, aguka mu byo uvuga, aguka cyane, aguka. Reka tugaruke pastor, ntabwo dushobora kugira mu biryoshye byose, ntabwo byasohokera rimwe ngo akaryoshye ntigahora mwita muri ko bajye bavuga. Tugeze ku musozo, ariko twibutsa wenda nibwo ugifungura televiziyo yawe, twari turi mu ngoma za mbere igice cya 4 umurongo wa 10, aho umukozi w'Imana cyangwa se umukristo sinzi uko namwita Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukama umugisha rwose ukagura imbago yanjye
kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha ibyo yasabye byose. Niho twari turi. Reka dusabe umukozi w'Imana. Twari turi kumwe n'umukozi w'Imana w'umuhanuzi Bishop Ruzindana Prince. Reka tunamusabe nkuko yemeye akaza atwatureho umugisha, asabire abana b'Imana, abasabire kwisobanukirwa nkuko yakomeje kugenda abigarukaho. Ariko nanone mbibutsa yuko mukanya ngira ngo bamwe muri mu mayira mugenda mujye guterana, mukomeze mwumva ubutumwa mu matorero aho musengera hose. Pastor karibu usengera abana b'Imana. Mbere yo gusenga ndabashimira ko mwampaye umwanya wo kuvugira Kristo namenye. Nkaba mvuze nkuko wavuze ngo ni ambassadeur. Yes. Rero ndabashimiye cyane kandi unyumva muri iki gitondo wacitse intege, wumvaga ko byose birangiye, wumvaga ko nta gusubizwamo imbaraga, akareba hirya hagafungwa, akareba hino hagafungwa, ngo umukiranutsi asigara ku kwizera. Rero humura muri iki gitondo, subiramo imbaraga, wongere wizere Imana yawe, kandi ntiwite ku bunini bw'ikibazo, ahubwo ita ku bunini bw'Imana yawe. Iyi bunini bw'Imana yawe buraruta ibibazo byose. Nubwo ubona ari ibibazo ariko ni akabazo, ni akantu gato. Ita ku bunini bw'Imana yawe, kandi Imana ikomeze ubazamure, ibagure. Iyi TV iyigeze kure cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana dukorera turayaturaho imbaraga z'Imana, turayaturaho ubusabane bw'Imana, ndetse ikomeze izamuke cyane, ndetse nawe ikugirire neza. Ubundi munsi nk'iki gihe tuzaza dushima Imana kuri TV tuvuga ngo hari iby'Imana yakoze, ndetse binini cyane, bigari cyane. Kadusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana ya Isiraheli, Imana y'imbaraga nyinshi cyane, Imana ishobora byose, Imana y'ubushobozi. Imana izi uko tugenda, izi uko twicara, izi naho ituganisha. Turasenze muri iki gitondo, Mwami Yesu, turi kuri TV7 karindwi gasobanura umwuzuro wawe. Turasenze Mwami iki gitondo kugira ngo umuntu wese waturebaga ndetse Mwami akaba yumvise hari ahavuye hari ahagiye, turamusengeye kugira ngo imbaraga zawe zimukoreho, turamusengeye kugira ngo amavuta yawe amugereho, turamusengeye kugira ngo Mwami umwagurire imbago, ikiganza cyawe kitagaragara kibashe gukora ibigaragara muri iki gitondo. Ndetse turamusabiye kugira ngo uyu munsi ibyamurwanyaga byose ubirwanye, uko Dawidi yabivuze muri Zaburi ya 35, nkuko ijambo rya vuga ngo Mana rwana n'ibindwanya, uburane n'abamburanya, wenda ingabo nini wimimira ibyangenzaga. Reka ibyagenzaga abana bawe byose reka bikubitwe hasi, ubagurira imbago, babone kwizera ko byari imbuto, ndetse kwizera iyo wizeye hari ahuva hari naho ugera. Mana ndabasabiye ubagirire neza. Hari abahagurutse bagiye mu materaniro, reka ubagirire neza. Reka uyu munsi bahembuke, uyu munsi bagere kure, uyu munsi babone imbaraga zawe. Turabasabira umugisha mu izina rya Yesu. Reka igihugu cyacu nacyo ukomeze ukizamure, ukomeze icagure, ukomeze ukigire gukayangana ku buryo budasanzwe. Dusengeye Mwami Imana iyi TV reka igere kure cyane, ndetse n'abagize iyerekwa reka Mwami ubaha umugisha, ukomeze ubaha ibifatika, ukomeze uwagurira imbago, urwane n'ibibarwanya, uburane n'ibibaburanya, maze Mwami ibyacogoza uno murimo, ibyacogoza ino TV kugira ngo uvuga butumwa ritagera kure, reka izo mbaraga zijye kure cyane, ndetse zimenagurike mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, urakoze kubwa buri kimwe cyose, urakoze kuduhaye umugisha, tugushimiye ibyabaye, tukuragije ibiri imbere. Reka icyubahiro no gukomera bikugarukire, dusenze dutyo mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakunzi ba TV7, umugisha umukozi w'Imana batuyeho, nanjye ndizera neza mvuga ngo bizaba kandi uzabibonesha amaso yawe. You are welcome igihe cyose kuzaza ukaduha ubuhamya bw'uburyo Imana yakwaguriye imbago. Reka mbabwire ngo naha dushoreje ikiganiro cyacu Sunday Morning Glory, nubwo nubutaha ku cyumweru nanone mu gitondo. Reka tubabwire ngo Imana ibaho umugisha, tugiye guterana turi imbere y'Imana tuyitambira ibitambo byishimwe, ibitambo byo mu mitima yacu. Nshimira abamfashije muri cabine technique, ntabwo nareka gushimira Monsieur Trésor wabaye wazindutse kugira ngo aze kudufasha kino kiganiro. Kuri kamera
nanone turi kumwe na Gasasira Nshuti Honore nawe Imana imumugisha dushimira cyane umukozi w'Imana wemeye akaza kitanga muri kino gitondo akabana natwe Imana ibumugisha cyane Imana ibumugisha mwinshi nizere ko nitwongera no kubakenera muzaza muganiriza Yesu nicyo nahamagariwe amen amen kandi mboneyeho no kubashimira mbonereho no kubwira abajike bose ngo imbaraga z'Imana yes Imana ibahe umugisha Imana ibamugisha hari n'undi musore ntashobora kureka gushimira cyane Louis Marie niyo mugabo inshuti yanjye cyane petit frère umuhungu wanjye niwe uwo nguwo ariyizi nawe Imana imukuri mu observateri ndamusengeye petit frère wanjye cyane nkunda umukozi w'Imana akaba ariwe navuga ngo Imana imumugisha muri kino gitondo bless you mwese tujye guterana mukomeze abatari bubishobore mukomeze mukurikirane TV7 no mukanya materaniro arabari live ya Redeemed Gospel Church kuri Serena Hotel. You are most welcome. Ibitangaza imbaraga z'Imana nibyo mbasezeranyije kandi biraba. Murakoze. Shalom.